tugiye gukina playoffs yego n'ubundi still keep iri underdog muri playoffs ni Patriot sibyo oya niyo kipe so ni ya mbere man tuvuga ni ya mbere ariko kuri base tuvuge ko underdog nta kibazo tuvuge ko based on facts based on fact nabutsinda umuntu udahari akiza ukamubwira ngo underdog ni ikipe ya mbere ibyo bintu yabyumva ikipe izatwara igikombe ntago ari ikipe izabaye guza abakinnyi beza urumva ngiye ni igitekerezo cyane niko mbibona nkurikije na experience mfite mu kureba basket yo mu Rwanda ntago ari ikipe ifite abakinnyi beza ni ikipe ifite umutoza mwiza maze ikizi nyine ndakubaza tuvuge ngo iki ni champion d'Afrique nta n'icyo wabihinduraho RSSB Tigers ni champion d'Afrique yego ndakumva yatsinzwe n'ama equipe y'amandadog mu Rwanda twongeye kubasuza ni BAL zone nk'ibisanzwe sir Tayisire meze bite yabana n'amahoro ko bishima Imana hari haciyeho igihe tutagaragara by'umwihariko twebwe nkanjye ku giti cyanjye ariko nyine twagaragaraga mu bikorwa bisanzwe ahubwo wenda ku recordinga nibyo tutaherukaga cyane ariko nyine ntago twagenda tutagize ikintu tuvuze kandi twanabura ngo duhere kuko aba ari n'izindi nshingano umuntu aba arimo hari igihe bigongana ntibikunde ko tuboneka nk'uko bisanzwe so ubu rero twari tugarutse tuganira ligue igeze ku musozo irabura ndakeka match imwe game imwe irakomeye kuko ni ibyanze bikunze za sindi bita na statistique ukuntu mbona zimeze n'ubundi shobora guhindura ikintu gito ni gito kuri equipe kuri nuza kuri ariko numva nta cyahinduka Aperi n'ubundi zabiya n'ubundi nibyo narimo kuvuga nta cyahinduka nitsindwa irabirushwa inota rimwe ubwo rero ni ukutekereza nyine ni ukureba ukuntu twaganira kuri ligue ukuntu yagenze abakinnyi twabonyemo ibyo twabonyemo byinshi nitsinda ubu ngubu Patriots irayirusha irayirusha inota rimwe yego ni ukuvuga nitsindwa n'ubundi leta igira birate wanganya amanota barebe head to head yego niyo mpamvu nemvuze ntibiragoye ko hari ikintu cyahindukaho turebere hamwe nyine na mugenzi wanjye Rutayisire turebere hamwe kuko ligue ko shampiyona yagenze tunarebe nuko twaganira kuri playoffs zigiye kuza by'umwihariko abantu biteza ari benshi zishobora kuba zizaba zigenda ku makuru ndi kumva y'intwaro zimanuka abasanzwe bazikina nibo bari kugaruka Perry biteye ubwo bafite experience so ni ibyo turi buze kuganiraho so tugumane namwe mubane natwe tubane namwe tuze kuganira rero hanyuma Rutayisira tuganire muri rusange shampiyona y'uyu mwaka wayibonye ute urumva twagiye tugira amahirwe buri shampiyona rukuntu twayirebaga twarigenda yevoriwe evaluation yacu tukaba tuyigendera ku bintu byinshi swate tuyigendera kuri performance yacu tugaragaza muri BAL igendera ku bakinnyi bavuyemo bagiye on international stages n'ibiki byose bigiye bitandukanye none tukareba n'abakinnyi bacu basanzwe bari lokale bimeze bite rero reka rero tuganire nyine wabonye amakipe ukuntu yatanye n'ukuntu twatagiye tubiganira sofa cyabana rero iyi ligue yo mu Rwanda ubundi irakomeye nibyo mpora mbwira abantu ihora nyine itungurana itungurana y'abantu ubu urabizi ihora ifite udushya tujya gutangira ukuntu abantu bafataga amakipe amwe nk'amanda dore bize byumva misemo ni ikintu ashaka kuvuga oya ariko nayi ntabwo cyavuzwe cyane koma kugiheraho kandi nawe mutiri mu bantu muzatubera abagabo mwanareba podcast twakoze ntuzijya gutangira nta nubwo ari twebwe gusa tubivuga ariko ntabwo ari twebwe ntabwo ari twe twaciye nk'amabere n'abandi bose babivuzeho ariko nyine ukuntu ariko kantu isu hitinga ariko ni nako actually nabo bari botanye nicyo wari ese amakuru yacuruzaga n'ubu ni nayacuruza ko niyo hari nyine exactly na n'ubu ngubu yego noneho n'amakipe yandi nayo buryo yagiye yiyubaka abakinnyi bagiye baza reba nk'uriya mujama wari muri UGB wagiye mu Burundi nimba yitwa nde amatowe performance yagize Dumbia ariko nabonye nanjye Dumbia yisezo byaranze biraho ntabwo ari Dumbia twari dusanzwe tubona nyine urumva iri gari ririmo udukoryo twinshi tu abantu umuntu uzi kuri amujene ubu ngubu ashobora kuba akiri umutop scorer kandi nuza baramwijectinze bituma n'amanota n'undi atongera kugira ibaze none yakina imikino yose
nta muntu uri kuzamuka nta muntu byari bugorana sinzi sofa wenda nuko nta recherche umuntu yakoze by'umwihariko ngo arebe uwagize menshi kuva shampiyona y'u Rwanda yatangira mu top scorer twagize yarangaye kugira ngo umuntu ageranye nayo kuri amutipe nawe okay ni nkuko wavuga gutyo wenda na round yaza kuba kiri hano abari ikindi difference aba yarashyizeho buriya rero iyi ligue mwebwe simbi na juste wenda yayitangira neza nako ntabwo yayitangiye neza nibyo ndi kuvuga nyine okay we yagize iyo consistency kandi biragaragara n'ukuri kabisa ubana yarakoze byatari urumva n'udukoryo twa BAL tukuramo equipe boro bya politique byiva nyine iyi sezo yabayemo ibintu byinshi okay tubiganiraho tubinyuramo nk'abantu babibonye nkuko namwe muba mwarabikurikiye ko muri abakunzi ba basket ni muri abantu bashya muri basket mu bikurikirana ariko hari uburyo tuzigira ngo turebe ko twabivuga twamera nk'ababisesengura tubirira muri rusange tunateganya tureba nk'ubu turabivuga kugira ngo turebe playoffs ukuntu igiye kumera hanyuma playoffs zishobora kurangira twose amakipe noneho birangiye bihagaze bite turitega iki muri season ikurikira hanyuma reka tuvuge equipe par equipe na amakipe make ntago ari menshi duhere ku ikipe yitwa Kepler ubushize Kepler yakinye playoffs yari nziza iyo ikipe itanga ikizere nziza n'ubwo bereka Kepler ni nziza ntago nyine yari nziza kuko ni mu gihe cyashize sibyo ntago ndi kuvuga ngo ubu ngubu yabaye mbi yari nziza muri icyo gihe bitewe n'ukuntu yakinaga ubwo nuko wenda yagize playoffs isa n'ikakaye yari ubwa mbere wanabyumva ariko tuba ariyo niyo kipe nshaka ko tuvugaho cyane cyane muri ino sezo yose ukuntu yagiye igenda hasigaye turebe okay ni ukubivuga muri make kugira ngo tuvuge ku manuza menshi tutakoresha n'umwanya mwinshi turambirana Kepler yahuye si unavuga ko yahuye n'ama equipe bikayigora ariko nyine bibaho muri sport gusa ari equipe nziza yari ifite uramujama mushyashya bazanye n'umukinnyi mwiza Kenny bongeyemo na Kenny uriya mutipe w'umunyamahanga nibagiye ukuntu yitwa w'umunyamerika uri kubyumva ifite bakaje yari ifite abatoza bazima uri kubyumva ariko nyine ntago erega nanone bisaba kugira ngo ugire na experience nini cyane muri shampiyona ntago wavuga equipe nka Kepler ikiza yagize performance nziza kuko umwaka wayo wa mbere izahise ikina playoffs none se tuvuge ko warutanye uvuga ngo ishobora niba yarahuye n'amakipe akomeye ubivuga ngo umwaka ushize ntago amakipe yarakomeye ntabwo yarakomeye kuri uru rwego nese ubutayigaze yarakomeye kuri uru rwego wandise nese UGB yarakomeye kuri uru rwego wenda tuvuge ko angahe ya mbere yasanzwe yo none se saperi nubwo ya mbere yari mwede nyine none ndi kuvuga ni APR ni Patriots ni Reg na Kepler nyine ubwo na Kepler Tigers na nuza babyaba barwaniraga umwanya wa kane urumva rero hagomba byanga bikunda Tigers yagomba kujya muri top 4 uko byagenda kose kabisa Tigers yabaye champion wa BAL yakoze ifite equipe nziza ntabwo rero Kepler ntabwo yagize umwaka mu bahubwo ama equipe yari yubatse kurushaho noneho bituma ya sport y'umwanya wa kane idasa naho ikirwanirwa cyane njye nimo ndavuga performance overall yanuza ya season yose bagize season nziza man Kepler bagize season nziza nubwo bagiye batsindwa n'ama equipe akomeye ariko no batsindaga ama equipe akomeye Kepler yatsinze Tigers nikuyemo game ejo bundi muri retour nubwo nayo yashiga gutsindwa na East Africa ariko yatsinze Tigers urumva bagize game nziza man ahubwo ngiye nashaka ko tuganira kuri top 4 ama equipe ane noneho agiye gukina playoffs overall ngiye ya sezo ukuntu sezo yagenze imitegurire okay uri mpamvu nayimvuze kuri iyo irimo ndavuga ikipe yasohotse muri zo hari indi yinjiyemo niyo mpamvu nayimbisasiye myambitangije gutyo navuga ni tuanze tuvuga iheruka mu bushize itagarutse ubu ahubwo ihaye umwanya mu gihe ko n'ubu nayo icyo ngiye kutangura icyo kutangubazani hanyuma none dukomeza RSSB nubwo tuvuga ibintu byinshi ariko tuyivugeho nk'ikipe ije muri nuza Tigers rero ije muri playoffs n'ibindi nyine tuyivuge numvaga twakayivuze tuyisorezaho kuko ifite n'ibintu binini byinshi nk'ishyashya ariko reka tuyihintingaho tuyivugeho nayo nanone iyo urayibona ute urayivuga ute muri ino sezo yagiye itsindwa imikino muri ino sezo nka ekipe yiyubatse ubu nako ni RSSB Tigers tukwifasaizinga kuri Tigers cyane Tigers ni ubushize ubundi urebye ubushize yakinaga yari niyo yari Tigers yabaye RSSB kuko nubundi yakinaga nka Tigers ariko ubu ikizina ryitwa RSSB mu buryo wagira ngo ryarayipushinze cyane ryayahaye ntuza bituma izamura urwego hanyuma tuyivugeho rero Tigers nyuma yo kuva muri BAL ntago wamenye ikintu cyayibayeho ko nyuma yo kuva muri BAL bagize game mbi era kuri game ya Patriots njye sintekereza ko ari game mbi nanone ariko uvuze ibyo wareba ikipe yari muri BAL ni yihe iyo yaje gukina regular season ni yihe
harimo nde nande ikipe ni imwe ahubwo abakinnyi nyine nanjye mvuze ikipe gutyo kuko mubwiye ngo okay ni ikipe y'abakinnyi yakinnye BAL ni ikipe y'abakinnyi yakinnye iri gukina ariko wenda uko bivuga nawe nabyumva kuko niba barasigaye hano bakoraga umwitozo anyways bakomezaga gahunda bari bafite n'umwanya wo kuruhuka no gutuza nta nubwo yoroshye Gatagazi nushaka kuvuga abakinnyi bayo basigaye Gatagazi siroroshye nayo ntago yoroshye ariko nyine ikipe niba ntekereza ko simbizi numva nawe muzi ijambo nabishyira muri ikintu yabaye ariko ikindi kintu kirimo twanabitwize kubiganiraho ntabwo wishaka gufata ririya zina rya BAL none se tuvuge uri kubite ngo nawe tubwire ukuntu tuvuge ngo ikize nkuko none se nabifatira RSSB yari hari ikipe isanzwe ikajya muri BAL yari mere nkiriye tuvuge ko arapera twaye igikombe ni Tigers bro ni Tigers ntabwo ari byo mvuze okay yego nyine urubwa niba bivuze ngo nabahungu ubwo nabahungu birabazwa abahungu gusa niba ari bo nyine uko biri kubivuga ariko deja abakinnyi ntabwo bari bakiri babana ariko nanone ibyo ngibyo dore umuntu wakabivuze ni nk'umunyamahanga wabonye Tigers bwa mbere akabona itsinda ko akavuga ati wow ikipe niba uba kakanya abajije akareba urutonde agasanga ni yakangaye none ikizi nyine ndakubaza tuvuge ngo iki ni champion d'Afrique nta nicyo wabihinduraho RSSB Tigers ni champion d'Afrique yego ndakumva yatsinzwe n'ama equipe y'amandadog mu Rwanda rero ntabwo ibyo ngibyo bavuga ngo upana yari ko afite umujana ashobora kuba afite ikintu apana hari uburyo uri kuyivuga none se tubivuga ngo iki bashobora kuyambika urubuga none se tubivuge gute ngo wowe tubwira imvugo tubivugamo nka ekipe njyewe ukuntu mbibona n'ukuntu mbifata yego ni Tigers yatsinzwe ni Tigers yatsinze at the same time yatsinze muri BAL itwara BAL ariko igarutse muri regular season itsindwa game ariko icyitwa Tigers ariko si abakinnyi ntabwo ari babandi Calibre uko yari imeze ntabwo ari none se bitwaje bangaye muri BAL bari bakiriyo bagaruka none se kuvuga ngo ibyo twabiburana bugake kuvuga ngo ikipe tuvuge muri football ikipe yatwaye Champions League bikuraho ko ari ikipe de champion nigenda igatsindwa muri ligue turavuga ngo abakinnyi ngo twari twabatiye ngo byari byagenze gute ngo niyo mpamvu turi gutsindwa ntabwo urwo ngurwo rwitwazo ko still wenda hamwe ahantu nabivamo aho ngaho kugira ngo twe no kubitaho umwanya ko bitari buze ntabwo byashira nk'uko wavuga uti reba nka Patriots y'ubushize ukuntu yari imeze ishiramo yose almost yose barasezera abakinnyi bose bazana abashyashya ariko irakomeza bamba bari ariko ko aricyo ndi kuvuga kugira ngo tukiveho wenda uvuze uti ngiyo spirit uko yari imeze aho ngaho kuri Patriot akaba ari nayo yakabaye yari kuri nuza kuri RSSB man ibyo byakabaye making sense yabirimo Ntore yabirimo Rando batarimo n'ubundi RSSB irakomeye n'ubundi irakomeye wenda kuvuga n'ubundi irakomeye okay n'ubundi yatangaga ikizere ko twarayibonaga itangira amarekritement yakoze iki byose na game ukuntu zasigaye zimeze bari biteguye kuri match ya Patriots Tigers Zuzu yatsinze amanota ari hejuru 25 usubira mu ngo ikipe nakomeye gute ibyo rero bavango babiri iyo bajye impaka umwe abayigiza nkana nta ma equipe nayo yakina imwe igomba gutsindwa of course na Aperi ntiyatsinzwe uretse gato Aperi ntitsinzwe si game ebyiri muri regular season nuko yakinnye ni urugero nawe nshaka kuvuga ngo kuri kubivuga twe kubifata nkaho RSSB yaciye inkamabere kuko yitwa champion d'Afrique iryo jambo rya champion d'Afrique agafactor ushaka gukubita cyane ikintu cyadanje mari kukubwira RSSB Tigers yatsinzwe n'ama equipe y'amanda dog mu Rwanda ibyo byo nta n'ikintu nta kipe y'anda dog ihari nta kipe y'anda dog kipe yose iri muri nuza ni kipe nziza iba yabiharaniye ahubwo bikagira wenda anda dog ubu ngubu wavuga nka inspired generation none baze ko champion ije gutangirana n'umuntu wavugaga ntuza wavugaga iki wavugaga iyo equipe uri kuvuga si ntiyari yazamuze nyine nta n'umuntu wavugaga ko anda dog ako nabigize avuga ko inakomeye okay underdog igenderwa kuri performance sibyo bitewe nuko ntago wamonda ngo ntoge aho ngaho urakaye ikibazo ndi kwibaza ni kubera iki ubundi hari ama equipe abiri ngiye ntumva ngiye naguha ijambo okay turi kuganira ndagira ngo tuvuge kuri RSSB by'umwihariko nk'ikipe ije muri playoffs icyo tuyitezeho eski izasubira muri BAL tuyitezeho se wakitegaye kiri gutsindwa gutya wowe icyo ikibazo nashaka twakibaza hari amakipe abiri ari gutungurana ikipe yitwa Reg n'ikipe yitwa Tigers kubera icyo amakipe ari gutsindwa mu buryo nyine utasobanura kandi ari amakipe akomeye
ni iki kiri muri na adversaire arakwigerega na adversaire arakwigerega. Oya sinukuvuga adversaire Tigers nge nigeze kumva ko Local Rumor bitameze neza kubera impamvu kubera tuvuge imvune no kujujura nyine kwa amafaranga ngo yavuye muri Tigers n'ibiki byose muri BAL n'abakinnyi basigaye ibintu nk'ibyo maybe ko Local Rumor itameze neza. So yabaye mbi muri make bagarutse. Exactly kuko ntuze Higa Tigers na mbere kugenda muri BAL yari irenze man yari equipe ikomeye. Urumva ahubwo se Reg koko ni equipe ikomeye ifite abakinnyi bakomeye bo muri Afrika physiquement defensively offensively ayo ma equipe abiri ubundi niyo ma equipe ateye inkeke. Okay ikiza gihari ari muri playoffs so far hari ikintu tuzabona byanze bikunze ko bakunda kubivuga wenda amagame arakunze twagiye tuyare mu buryo butandukanye nka reggae sinzi nanye nkuko bitekeza niko mbitekeza nta nuwari wese yabyoza mu sportif wese uri wa basket avuga se reggae iraziriki ifite abakinnyi beza kuri buri mwanya yakoze amahanuza amarekrite mubona mazima afatika n'ubu bakoze ramforo ariko nkuko nubwo bakoze ramforo bitagutungura n'ubundi batsinzwe nkuko wajya gubona kuko umukinnyi umwe garaza agakora difference ariko still babandi bari bahari n'ubundi ikintu batakoze muri regular season baragikora muri nuza baragikora muri playoffs. Rege nabo nta kwibaza ni nk'iki ni nuza babaye benshi babaye banini cyane ku buryo baruta management ya equipe unini se gute buryo baruta coach batababasha nko kumumva cyangwa coach akaba afite strategy kandi bafite na coaching staff ikomeye. Ikibazo cyo muri ubwo ni cyo bita n'abatoza. Okay ndimo ndagenda mvuga bitewe amakipe ikindi n'ukuri turashimira usibye amwe namwe coaching staff bagiye nyine basigaye bafite coaching staff ubona ko nyine yuzuye ifite coach mwungiri nye buri wese agiye afite role zigiye bitandukanye n'iminsi ya mbere n'ahambere ntabwo byabaga bimeze gutya kenshi yabaga ari coach na assistant ibindi ubuzima bugakomeza. Ikindi ugasanga assistant nyine ntago ari wa muntu wavanga afite inuza assistant wo muri reg yaravuye muri Orion ari head coach avuye no mu Burundi atwaye igikombe avuye no exactly urumva na hari urwego rwiza ariho uyu muntu uza head coach ari izina rye uwe head coach wa nuza wa reg ura mu Nigeria ni Mangoro nawe yari yarabaye muki yigeze no kujya gukora ibiraka last year muri nuza muri BAL nawe ni umuntu wumva ufite ubunararibonye ako n'ubundi ngiye binatoza sinekereza ikibazo koko rero makiri muri nuza kiri muri coaching staff cyangwa kiri muri coaching in general cyangwa kiri mu bakinnyi wenda batumva neza. Kizireka nkubwira ikintu kimwe kandi icyo kintu ukinotinge n'abantu bari kutureba bakinotinge si tugiye gukina playoffs n'ubundi still keep iri underdog muri playoffs ni Patriot sibyo niyo kipe so ni ya mbere man tuvuga ni ya mbere ariko kuri best tuvuge ko underdog nta kibazo tuvuge ko based on facts umuntu udahari akiza ukamubwira ngo underdog ni ikipe ya mbere ibyo bintu yabyumva ahubwo tugende kuri factor nta gutsinda ariko ntacyo tuvuge ko nta underdog zirimo kubera ko impaka zawe ntabwo uye naga ikibazo cy'impaka reka tuvuge ko nta underdog zirimo rero umuntu uzafata ino podcast bwa mbere akajya kuyumva uravuze ngo Patriots niyo underdog muri ino underdog iheruka gutsinda ariko reka tuvuge ko ayo ma equipe yose akomeye yego oyo yose arakubitwe kuvuga arakomeye ikipe izatwara igikombe ntago ari ikipe izabaguza abakinnyi beza urumva ngiye ni igitekerezo cyane niko mbibona nkurikije na experience mfite mu kureba basket yo mu Rwanda ntago ari ikipe ifite abakinnyi beza ni ikipe ifite umutoza mwiza ni ukuvuga umutoza muri zino playoffs niwe sofa umwiza n'uwuhe umwiza ni uwa mbere niwe mwiza umwiza ni uwa mbere niwe kandi uri kuvuga ngo ikipe ntandatu kandi ngiye kuvuga ibindi wabihakana oya n'urugero oya umwiza ntago umwiza yakabaye wa SSB kuko niwe watwaye BAL uwa mbere umwiza ni uwa mbere kandi uwa mbere nubwo ari Patriots umwiza tuzamumenya playoffs zirangiye tugiye na finals tukavuga tuti uyu niwe mwiza kuko sofa umwiza wawe kubera iyo statistique ko kuvuga ngo uwa mbere ndabizi neza mu mutwe ntago ari we mwiza ndakuzi turaziranye ariko ndamukunda
Sari ni umutoza umaze kudukonfirma nta muntu utari no kumukunda nta n'umuntu utamukunda ni kwa kundi bavuga ngo utemera kuri ukwavu ruryo nemera ko ruzi kwiruka at least uko byatangiye bamwandamayininga ariko we yarazi strategy ya Patriots yose azi politike yayo yayibayemo nk'umukinnyi yayibamo nk'umwassistant igihe kitari gito agenda nawe yubaka nuzaye ku buryo bamuhaye equipe ari manager Sofa yego naye niyo mpamvu ntago nshaka kuba against yuko atari we mwiza Sofa niwe mwiza kuko niwe wa mbere muri iki gihe ariko bose aka kanya nubivuga gutyo abakoci bose bagiye muri izi playoffs bose ni beza hari umushyi urimo se hari uyijemo bwa mbere urimo niyo mpamvu nende kukubwira ni ntago okay ibyo tubireke kuri iyo logique y'abatoza yego so bibaye ibyo rero wakabaye wanze uruvuga utoke izatwara igikombe nge kuko turaza no gupredicting sibyo turaza kuzipanga uko tunatangira twabivuzeho twakoze prediction y'ukuntu champion ishobora kuzarangira if I do remember so nubu turaza gukora tuvuge tuti izi zajya finali nizi ishobora cyangwa izajya itwara wenda tuvuge urugero izi zahura izajya itwara niyi ibyo ngibyo nabyo ni prediction tuzize gukora ukuri kubivuga ngo ikipe ubona nziza igomba ishobora kuzatwara igikombe nifite umutoza mwiza Sofa bivuze gutyo nje umutoza mwiza wanjye navuga ni umutoza wabaye umutoza mwiza wa Afrika wirushanwa rya BAL no muri ligue isanzwe nabwo still ni mwiza nagatekereje ko rero twagahaye nk'amahirwe ariwe nagahaye nanjye ku giti cyangwa ko wavuze opinion niwe nagahaye amahirwe menshi vuga RSSB ni nziza ariko nk'umutoza ni umutoza mwiza ariko equipe nanone buri wese uyu yireba aperi niba ifite inyota yuko ifite yaragize ntuza umwaku hakazamo bira bibazo ntibashe kugenda aka kanya batekereza ko ariko none BAL yashize yabonye ko bishoboka ubwa kabiri none yubaka nkaho igiye ku executing ibintu nyine ikagicyura kandi n'ibiki mu bintu bigaragaza recruitment yari yakoze nizo zakoreshejwe muri BAL zimwe muzo nanjye okay inyinshi hari uwo bafashe hari uwo barekrise bazanye ndiba mu aya betetu rando ntabwo ari kumujyana bari bazanye kuri ko kuri kumujyana uramujamo muri nuzi muri Sudan nuza mangoka niwe wenyine bari bazanye vini akaba musimbuje yakinnye nuza za mbere nyine izo statistique zaje ari uko bavuye muri South Africa oya okay reka tuve kuri ibyo rero ngivuga kuri equipe uko tugenda tubivuga baro ntago nigeze mvuga ko ari aperi yamuzanye ari kuko nta n'uwo bigeze bavugaho mbere hari ibintu udashaka kumva tubyore icyabaye nuko atagiye nore nuwande uretse nuwa hehe exactement hariyo umukinnyi wakoze difference muri equipe ni Sirando wenyine abandi si Tiafari ngo wenda hari akantu urimo kameze nko kushaka kubipinga ntacyo bitwaye reka tuvyihore twego no kuvuga ngo okay hari abakinnyi Tigers yakoresheje yakuye mu yandi makipe reka ariko tubyita kuko ni mu makipe yose ntago ari nuza gusa ntago muri APR gusa ni wawe ndavuye mu bari munini par exemple so navuga ni APR niba yari yibibonye ikabona ko nk'ubu nayo yari ivuze ati yakubisa agatoki kandi iti dore aha twari bari twe tuba tugitwaye bivuga ngo n'ubundi ubu niyo gahunda strategy yayo ni ugutwara ibikombe byose bishoboka byibunze kandi noneho cyane cyane BAL yo ikatuma barushaho kuba motive bivuga ngo n'ubu is the same thing bagomba guharanira nta kipe nto irimo byo kuvuga ngo nagafuka imvugo rimwe niyo Patriots wenda niyo twakabaye twagatekereje ariko Sofa yaradukonvince inzi iradutungura ntago umuntu yagutungura rimwe kabiri gatatu nanone yarabikoreye ahubwo twadutunguwe na reg nkuko na reg ishobora kujyamo akabari dutungura ukabona niyisotse Ese ntabwo bitekereza umukandida mwiza cyane ntabwo bitekereza
niticwa n'uriya mutoza kuko reg ifite abakinnyi bakora difference. Reg ifite Elliot Cole, reg ifite Perry, uri kubyumva, reg ifite umusenta nubwo ntamwemerera umusenta kandi umusenta ukina inyuma ya penta abaho kandi ejo yatsinze umusenta ukina inyuma ya penta uzareba ama fast break yiwe abenshi nubwo ari bo basenta mu Rwanda twemere ko dufite iyo crise even n'abantu bakora ama recruitment biragoye iki reg irakomeye pe nyine igihe cyose kuva shampiyona twavuze ati rege cyakora mu buzima izatanga akazi ariko ukabona hari amagame igenda itsindwa ukavuga uti bigenze bite ikindi cyandi yatsinda ubona rwabuze igice nyine ariko wakunda uvuga uti nuko ari ikipe nkuru wabyita ukavuga uti nuko ari ikipe nkuru iratsinze ariko biragoye ariko playoffs is another story to tell tuzareba reka dufata akaruhuko gato yanze nkubwire okay nitugaruka turasa n'abakurotira uko tuvuga kuri ama equipe none turebe playoffs uko byanze bikunze uko zizagenda none tunakore na prediction ishoboka ubundi tuze no kubona n'umukino ushobora kuba waba mwiza wa championnat so far. Okay voilà zone turagarutse Rutayisire twari tutarasoza kuri ku ma equipe uko turi kuyavuga cyane cyane ama equipe agiye kujya muri playoffs uko duteganya sofa bite n'ukuntu statistique zimeze n'amanota n'ukuntu anuza ikurikirana iya mbere ni ya nyuma iya kabiri ni ya gatatu sibyo wanazitondeka biroroshye ubu ngubu urebye n'ukuntu zimeze ikipe izatanga akazi nta kipe itazatanga zizatanga akazi ariko uvuga uti ikipe izatanga akazi ku yindi cyane cyane aryo buriya reg ni ya gatatu sibyo yego reg za cyana Patriots reg zahiriza akazi Patriots iyo match kera yari match nibyo nabwiye Gaston nanjye numva nshaka gusaba Imana izaba ari nayo match nk'ibisanzwe yego ntabwo mvuze ko n'izindi ari nziza nyuma haje haza APR na Patriots gutya ko Patriots ifite fan base nini pe inakomeye byo ntabwo twabyirengagiza nta nubica ku ruhande ariko none yabaga ari na intense ku rwego rugaragara wowe ngenda shaka umbwira uti ikipe izatanga akazi niyi buriya nyine hari sipo ubona muri nonuza muri zipose ntabwo bibaho bro nta nibiba dukore best hano kuri kamera nzagaruka kwishyuza sipo niba nzareba match nambaye finale nzazireba nambaye ubusa hejuru bikora ubusa ntacyo bwambarira ubusa ntacyo mumaze shaka ikintu kuko sipo yaba he kuri Tigers sinaperi kuri Patriots ni basket abaho okay na football arategeza ko Messi ya Argentina imeze kure yasohoka nta shot on target n'urugero sibyo si ikipe nziza nigeze finale ikipe igikombe cy'isi defending champion n'ubu ngubu rero tuvuga urugero hano nta sweep ubonamo oya nta sweep mbonamo shatoze no gukora ubu nka peri ntago yakubita sweep nuza Tigers ntago bibaho hakuze ubwo byavuye ntago tuje hano arya Tigers yujuje abanyamahanga umubare w'abanyamahanga so far n'ubu nta makuru mbifite bafatika ariko niba ntayo okay icyo tukirengagiza hanyuma nabwiye ngenda uvuga ngo ikipe okay basi zikurikiranye uvuga uti izo mbona cyane ebyiri zikomeye kuko ebyiri nizo zaje finale sibyo njya ama equipe mbona azakina finals nabiri na APR na reg n'abaramuka bitwaye neza kuko bose bafite abatoza nyine batumva ibintu neza ako kizi urabona nk'ira match impamvu njye mba ndi kwemphasizinga ku mutoza urabona nk'ira match ya Patriots na APR yeruka kubejo bundi ushobora kwemera ko umutoza ari witsindishije umutoza wa APR ntahantu habaye mwere nta muntu utarabibonye okay ni indi story oya Adonis ibyo ntago nta murenganya nta murenganya njye ni indi story ariko oya ntabwo ni indi story to tell another day ariko reka tuvuge kuri icyo kintu arimo kuvuga ubundi se fast cyane ikintu cyitwa maramplacement nicyo kintu cyancanze nageze numva naniwe kumva logique ye ukuntu bimeze Shema arakinya nuza ye nziza azamukuramo oya noneho Shema nubwo byari ngombwa hari umukino ufite amakosa ane muri APR ni Otobo ahantu nagiriye ubwoba icyayi iminota yari isigaye yari ya Otobo kuko n'undi bari amakosa nane nyine umva nkubwiza ukuri kuntu umutoza akora rotation zidafite impamvu ngene nabwiye Moses ndi kumubwira
nabwo ati nge ndi muri aperi ndi mu bantu bafata icyemezo ntabwo uriya mutoza yatoza Patriots ntabwo bishoboka mani ni gute ufata reba Garba yari yazengereje bari abantu muri pente urumva kandi umuntu wenyine wamujenaga aperi nta mu big man n'umwe yari ifite wahangana nawe agasohora Garba muri pente uri kubyumva umuntu witwa Shema ntabwo yamushoboraga Garba arusha imbaraga Shema ikintu yamushobozaga ni hate no kuzamura amaboko ariko nabwo yamufentaga bikarangira umuntu wari umushoboye ni umuntu witwa Otobo kuko urabona ko yagize n'amakosa menshi kubera intensity nyine yamushyiragaho n'imbaraga yamushyiraga akamukoresha amakosa urangije ufashe Otobo mu minota ya nyuma umukuye mu kibuga none se urumva umuki nimba ari biriya bintu akina ntabwo azabishobora tuzareba turi hano kugira ngo tuzabirebe bafite ibibaraga uriya mujama barokrise nawe afite ibibaraga ariko nyine hari ibintu nyine hari utuntu tw'utumoro ugenda ubona muri ekipe ukavuga uti nk'aka kantu rwose kaba gatumye umuntu agira dute ape ntacyo yari yitwaye yifunzemo neza abakinnyi bose bari hano esprit nta mukinnyi ufite imvune bose bameze neza muri esprit nziza baracyashuta uko sibye Williams nabonye nawe sigaye akora attempt zingahe wapi shobozwa nawe kuko ari bwaki asa n'ukigarukamo urabibona nyine uko adjustinga ntago umuntu wahita umwirukansa ako kanya Shema arongera atangiye kugarukamo neza nyuma ya BAL kuko BAL urebye na ikipe ubwo wowe ufite rege na APR ihora nyine byanze bikunze ifite nka 70% ukomplete ariko hagati y'ayo ekipe atatu yandi asigaye Patriots ntabibona ntago yabura icyiza cye ni nyikundira bagira silent move utamenye buriya Patriots rero buriya nta n'ukeneye buriya iki Patriots ikeneye nsije guparticipa gusa abanyamahanga baruzuye man abanyamahanga Patriots ariko byo ntabwo yazana mu point guard baramufite ntabwo yazana kabiri baramufite ikintu umusendo ntabwo ko wabona kabiri urenze ufite umusendo cyane umusendo ko kamirindi nanuza agomba abona muri iriya nuza bakina na rege ngo noneho ikintu umusendo by'umwihariko w'umunyarwanda buriya njye hari umujene nabwiraga akanya ati buriya Patriots niyo yagarura principe kongera akayikorera agakora nk'iby'ubushize niyo yazajya ahagara akizabura amaboko gusa muri pente cyo ko mu bintu ikeneye byo ukoze nka nuza nuko twabyise nk'ariyo bizahura kuko ariko tubibona ariko sofa imibare imeze ihagaze ariko biragoye pe ikeneye umusenta byo bitewe na adversaire uko azaba ameze byayivuna byayisaba energy inshuro ebyiri kandi ukuntu abanye bakina nabo bakina ubwitange bwinshi ntabwo bakina game imwe ebyiri eshatu ukina kuri ya intensity ngo bizaguhire nanone niyo mpamvu nawe uri kuvuga ngo sweep ntabwo ishoboka bitewe n'ukuntu amakipe yose ubu ngubu ahagaze nta yakwemera kuko iragukuramo ebyiri bayikubizemo umwe bongere bagaruke gutya kuko nawe ntabwo mwakina mwese ngo imikipe ikomeze leading mpaka zose ntabwo biragoye n'ukuntu bari gukina n'ukuntu sezo bayikinye ko bagomba guprovinga wrong buri muntu wese energy bakoresheje inuza yose biragoye ko bakongera nk'ubushize bwo tuzi kubitaza tuvuga kuri Gaston na Nuza na Steve imbaraga bari gukoresha ntabwo bazikoresha muri sezo 3 ziri imbere ngeba nka Nuza we na nka Perry uribuka playoffs ya indi abantu yatukuye makena imwe yananshobozwa njye nyitiye nanshobozwa ushaka ko ikintu kica abakinnyi b'abanyarwanda ari ikintu kimwe arama season money uri yugumye uri gukina ukagira season y'ukwezi kumwe amezi abiri nta kibazo ugira sinzi arrangement uko ariko gukina game nyinshi ku mukino nta kintu bitwaye icyiza kuko abakinana n'abandi babaha amarotation ntago ari nuzigira ariko kuvuga ngo imbaraga abantu ahubwo vuga uti bose biga discipline imwe reba nka Ntore buri gihe agiye agaruka kubona arimo arikoresha ku buryo buri personnel n'abandi bakabe babikora ariko si bose ni ibintu bibi mani ku bakinnyi kumara almost amezi 6 nta game ufite nta season nuko nta zindi ntuza tournoi ziba zirimo hagati abayemo nk'izindi tournoi byafasha hakazamo nk'igihe gito nk'ubu Gaston yanabitubwiye avuga ati niba ari ikintu kigorana federation izashaka uburyo igerageza hajye habaho nyine hajye habaho match nyinshi habe gap ndende nka kuri kugira off season y'amezi 3 amezi 5 amezi 6 abakinnyi
aka amezi ni menshi mana amezi ni menshi harimo abo mu tugeri abarimo bajya mu bindi bintu byinshi cyane bituma imibiri yabo ijya itari itime Steve na Gaston bagize amahirwe babonye amagemu menshi bakinnye muri nuza ariko si muri off season bazagira igihe cyo kuruhuka ya uruhuka agira igihe nabo n'abari professionnel turabibona iyo bavuye mu equipe nationale yabo babaha ukwezi nako kutuzuye cyangwa abatarakinnye basubira muri camp si ikiraka bara ni ikiraka ariko natwe babibonye mu mahirwe bakava nk'inaha bagira niba Rwanda ashobora kugaruka yarakinnye yaje arakina regular season y'iminsi ajya muri BAL arakina yose avuyemo agiye kuruhukamo gake still ahise agaruka nzabona game oya ikiza byo twitegure playoff nziza y'umuriro organisation sinzi uko izaba imeze noneho sofa ari umuterankunga ubu ngubu ari wa playoff sibye Chita si bundi we niwe baramutangaje Chita wasize bisanzwe ariko buri gihe akenshi ubushize yari bet power ari yigeze kubanza yari beka iki kintu cyo kigaragazamo n'akantu kuba kugeza mu gihe cya playoffs nta muterankunga wenda wabona hari amaproposal menshi ntago ariko twakabaye iki gihe tuvuga hari amakuru ahari kuko akenshi hari aravugwa igihe twabivugiye byo rero umuperezida wa Tigers yabwiye akantu numva nyine kari nko muri federasiyo byaba ari byiza cyangwa n'amakipe ajya gusaba nuza muri RSS partnership yaragiye uriya mujemi wo muri RSS baramubwira ati hari n'abandi bantu bazanye proposal yabo hari n'andi makipe nyine yo mu Rwanda ntago yabura ko cyane ikigo gikomeye zani yawe turebe hari kwa kane kwa kabiri gatwara proposal urumva bisobanuye nyine we yakoze ibishoboka byose ku buryo ibyo bintu byihutisha uwo mujama yaramubwiye ati rero wowe ahubwo urarenze abandi twabatumaga proposal bakamara amezi abiri amezi atatu batazana proposal ni kubyumva ibyo bintu wowe nimba ufite ariko nawe uzi ikintu ushaka yeah of course working on time ayo mahirwe abe mato bayaguye witu grabbing kandi byanatanze n'umusaruro ngabareba niba ubikoze muri icyo gihe gito kabubizanye bikata binakunda ntabwo ushobora gufata amakipe ntabwo ushobora gufata federasiyo imare igihe kingana gutya tarabona wafata proposal mu amakampani ese buriya icyo kintu kibamo icyo kintu ni nuza ni ferwa bijya kwaka itanga proposal okay bitewe naho nuzi oya ni icyo kigo bite n'ikigo ukuntu kimeze gishobora kuvuga kitari ko ari ahantu harimo deal reka dukorane nabo tuye ko twakorana nabo bazi wabo bataza ariko niba ari inyungu barareba barabalansinga wowe uraapproaching rega no ukeneye umuntu ya ubwo ibyo byo nibyo twa twinjiyemo ariko ibyo nibyo twa twinjiyemo ko bifite aho bihuriye na playoffs ko niba tugeje iki gihe tutarazi amakuru niba ari umuterankunga wa playoffs ndi kuvuga ko organisation mvugane none turitegura playoffs zabiryoshye pe ahubwo nyine abantu murebe ukuntu mukora ku ikofi yanyu amatike muyatekereza uko nta match izaba yo guskwata nta match yo gusiba kuri OCN nabyo ni byiza nuko nayo turayishima okapipe ni byiza ku kibuga bazizana ko nabo barabibona sinzi wenda uko izaba ipanze iminsi yayo uko nimeze ariko still turabibona se kwa gatatu asigaye amagame abantu bakaza niki ntago nabyo zabuza kandi zaba ari game umva zikomeye zifatika APR RSSB Tigers Reg Patriots iyo ariyo yose yava ijya final ni ibindi so nye twari tukiri kubivuga kuri cyane playoffs ko zigeze wowe watanze prediction yanjye prediction yanjye rero kipe zo kuri finali ikipe zatwara gikomeye kubwira mira nagaruka Rando nagaruka kagese Rando naramuka garutse mu Rwanda nakaraga confidence yavanye muri BAL nuko n'amakipe yamutiye hano ibintu yakoze natwe zatwara igikombe igitwaye nde akorege Yamanjye ndabona Patriots. Ndabona Patriots. Sinzi impamvu uri kuyihunga. Ara reason nyine sinshaka kumva nyine impamvu. Ndegera bivuze ejo muri nyuma ya match. Yabaye ati twebwe intego yacu ya mbere twe twihaye. No kujya muri kuboneka muri Big 4. Twayigezemo.
ibindi rero reka turebe si ariko umuntu arajustinga ikipe ziko bikiri gukina ibigihari so okay nge urumva nyine APR niyo byanze bikunze finale gusa game ntekereza ko ishobora kuzaturyohera yo nanjye ntagiye kure ni Reg na Patriots izo game kabisa zo okay n'izindi zaba ari nziza zinakomeye ariko si kimwe niyo iyo game kuyibona inshuro zingana gutya kuzibona zebure kuri finale cyangwa kuri playoffs Tegas yavunikishije wa mujama w'umunyakenya Odero numero yagiye n'ubundi ntisi ne yagiye muri City yagiye muri BAL bikina muri BAL niho yanavunikiye okay yavunikishije Odero kandi by'igihe kinini yavunikisha umuntu witwa Pichu Pichu n'ukuri yarakenewe kuzanira wa mujama ngo Robert okay reka dusoza rero njye nimo nani ndabona cyakora APR okay nanjye ntuza zawe nizo numbugo hashobora kubamo gutungurana ntizeye ntazi ni basket ni umukino nyamubona ubwe ntibiragoye ko twazabonamo sweep rwose iragoye ko amakipe yose ari uburyo agerageza kuba ahagaze na APR ukuntu twayibonye wenda ramforo ari kizahindukaho ikindi nanuza na RSSB biragoye antinara cyari muzima wabonye ko n'amakipe yatangiye kumushaka dushobora no kutamubona muri sezi ikurikira c'est probability kuri iri hejuru gusa icyo nzi niyo mu cy'igihugu muri Aziya ariko yari muri Aziya ho muri Aziya bigeze kuvuga ibintu byo muri Europe ariko no muri Aziya niho nabonye cyane cyane muri Afrika byagora ko yabona ikipe mu amafaranga nk'iyo mu Rwanda okay zirahari mu Barabu se nibagira Abarabu buriya biragoye kujya gukinayo ngo okay ibyo ni ibindi rero okay turabashima by'umwihariko ko twabanye buretse mbanze wakubwira akantu dusoreza iki ni sezo yanyeretse cya Daje iyi sezo ngewe yampaye ikizere kuri future basket abana kuntu batinyutse nyine yatweretse tarazindi ikindi kintu isezo yeretse basketball community by'umwihariko aba president n'aba coach abapita b'abanyarwanda mu bamahirwe bakina mu bayi playing time hari abana bari barashize mani Sage uriya Reggae yaramuryamishije ku rwego rwo hejuru ariko nabo udariwe muri Kepler n'ubundi yakoraga ibintu nabo bagerageze bivugire bagaragare so hari n'igihe bisaba ko umuntu afata risk bari abana iyo batazi hari igihe bisaba ko n'umukinnyi ku giti cyafata risk Juste uribuka muri rego ukuntu bamutritingaga se reba Juste none uyu munsi ukuntu ameze kandi ubona n'ikipe iramuhypinga cyane nyine bamuha motiva nyine n'abakinnyi bagenzi ubibona baba n'akari akantu sinzi impamvu okay biraba ariko si cyane abana muri UGB ribura umupeti wagiye muri nationale Hilal hari n'akandi gapeti kitwa David bano bapeti mu bahereza umwanya bakina ni byiza ni image nizuje twize kubigana tuvuga tuti tuzabona abakinnyi b'abana bagenda bagira ikirenge mu cyabangaba ngiye ikintu kimwe kuba bahari tara ntago zigeze zibura nta zimwe zibura ahubwo izo tara zirakomeza zikadevelopa zigakora ku buryo zizageza kuri urwo rugero niyo mpamvu nemvuze ni discipline niyo mpamvu ari igihe bisaba ko n'abantu bafata ndashima ari ni Garwa Garwa nukuri ntabwo nta hantu twe twamuvuga hano muri nuza ariko hari nk'intambwe aba yarateye nawe urabibona umuntu yamvuganira igihe umuntu bisaba ko umuntu afata risk ntabwo ari buri muntu wese ubishobora si bibi si byiza si bitewe n'umuntu ukabishyira no kukarubanda ukagira gute kubyandika se ni ibiki uzinywa wenyine cyangwa ibintu ukora ubikora uri wenyine hari abantu bamuri kumwe bagutangira ubuhamya bagira bate ariko we nawe gufatira initiative ga n'icyo kigo ntabwo ikibazo kuvuga ngo kubishyira kuri public gufatira initiative hari benshi n'izo taro uri kuvuga ni nziza ariko tanesi yuko nibazamuka bakabona ama equipe akabaha amafaranga batazasinda ya femu batazasinda ko ari byiza biragoye kubera ko ubu tukabona umuntu ufite discipline nk'iya Steve tukabona umuntu ufite discipline nk'iya Gaston tukabona umuntu ufite discipline nk'iya Nshobozwa yakaje oya ni urugero nese mwiza
abana ntibamurebe ntiyanatwara na cya gikombe baye wa mutipe muri Tanzania muri BAL ubuntu trophy yacu ni urugero nyine n'abana umuntu arebe ko aka kanya n'umuntu utazi basket mu majuru tabanuze muri basket hari amazina yitaza nimba n'abatlete n'abapeti wenda baba bari gukina bakira abana ibiyobyabwenge mu byirinde pe ni benshi n'uyu mupeti ugiye muri nuza nayoze nkubwira Gabi ukina muri ni mwiza arya ngo afite imyaka 15 iby'imyaka tubire gusa ni muto bajye tubyo iyo tazo tubeze kubiganira off air ana tazo kubiganira tuvuye kuri mic ibyo byo tazo kubiza mutu dano ko tubize no kubisubira mutu byore we na Moses mufata ibyo mushaka statistique mushaka makuru muzayime cyane cyane umuntu numva ushobora kuyabaha bifatika ni mukengerwa Benjamin tubyore urumva ari tara nyinshi zigaragara ariko Imana idufashe nabo kandi bifashe kuko ntago byaza mu kirere ngo Imana ikubuze gukora ibi kujya muri ibintu cyangwa kujya gute ikiza sofa uko bameze ni beza kiza confidence warayibonye ukuntu ikora eda na nuzeregana nawe n'impamvu na juste cyazamutse nayo yagiye muri BAL ushize se yagiye no muri national na experience nyine uburyo utangiye kugenda ugaragara isibye na national yahoraga ajyayo kuko muri 3-on-3 cyane 3-on-3 nizo yajyaga ajyamo cyane none hari ukabona ikibuga gihagije kandi urabona ko rwose aratanga ikizere birasa neza rero discipline niyo cyo kintu gikonta kuba tara nta munsi zitaboneka kandi discipline si ukunywa inzoga kujya mu bagore nawe ubwa discipline yo kugiti cya sport nk'ibyo turi kubivuga bya off season ukuntu igiye kungana hari abantu benshi ese nka nuzagiye Olivier yagiye nibyo nagiye kubwira uriya gasto ya nka Shafi sinago ari mukuru cyane kuryo atakabaye arakina ntuza nka Shafi buriya Patriots yaba ni benshi numva ni nyine ni ruguhozaho Olivier reka ngo story ye rero buriya hari ibintu ntuza gasto yatuganirije atubwira ngo ikintu cya mbere kituma utera imbere muri no basket ni ukumva ibyo umutoza akubwiye kumva ibyo abasuperior bawe bakubwiye urumva buriya rero Olivier ashobora kuba yarashwanye na president wa equipe kubera iki sino gushwana ngo batongane cyabagire gute nyine kutubahiriza amabwiriza ya equipe ugiye mu zindi activite mu gihe hari activite za equipe nta mpamvu ifatika wanabibujijwe so urumva rero discipline si ukuvuga ngo uranywa inzoga gusa uragira gute abana hari ibintu byinshi byarangiza yawe yashanu kuri buri wese wabonye ira stage wabashije kubona ayo mahirwe na Mabundes bro ari umukinnyi mwiza ahubwo ikindi kintu okay ntago ari inama wagira abantu bakuru nabo bazi ubwenge bazi n'igihe bayimazemo aka kenshi biragoye ko basket wayivamo ngo tugende ujye ku ruhande uburi erega abantu bajene nk'urugero nka legend wacu dufite sofa ubu ngubu uhari Aristide yafashe inzira yakoze transition nziza reka nkubwira umukinnyi si urugero rundi bakurikiye reka nkubwira umukinnyi reka nkubwira umukinnyi abantu bazajya bafatiraho intuza yamaze almost nka season nk'eshatu adakina kandi ubu ngubu n'ubundi aracyarenze urumva uriya mutipe witwa Sedar yego ni benshi ikintu ushaka kuvuga pico ku myaka ye akaba akijyamo ukaba nta muntu umucarenjinga nibi okay abi byitegerezo ni benshi pe nibo ndavuga no mu bandi bagize baba basketeri aba bakuru babona babisa n'ababyina bavamo nubwo basket dushaka kuvamo uko ubonye cyangwa ugira ariko niba ubona wenda nka equipe nta offre ntaki there is coaching lessons ziba zihari ushobora gukora iyo transition ukajyamo nono basi nawe ugatanga uwo musanzu iyo experience icyo gihe wamaze nawe ukaba wabisangiza abo bajene bato kuko abenshi birabafasha kumva kuba haza umukoci uturutse hanze akaza atakuzi akaza bambwira ngo niwe mukinnyi mwiza yamara akavuga ati niwe mwiza akaba atabasha kubyuma si kimwe n'umuntu mwakinanye cyangwa wakinnye ureba watangiye gukina ureba ugenda uzamuka afite aho yanagufatira akavuga ati noneho hano aho kugira ngo ujye ukandagira hari ikintu yagufasha kandi ikindi byakorohera kumwumva cyane kurusha uko wakumva arizo initiative bakaje bafite amamanuza batoreza hano za maison de jeunes na hehe bagiye batandukanye ni ukuri abakinnyi babikora ni byiza birafasha nyine biratanga ikizere cy'ejo hazaza cy'izindi tanga zizaza nyuma yanyu nyine abantu bazagira ikirenge mu cyane birabiha kubona uvuga utaba abantu bose bagendeye rimwe ntacyo kimwe ntago bashaka kugendera rimwe biragoye ariko hari igihe buri wese ko bagenda bavamo ariko kizagera ukabona ntawe ugihari tukajya tujya gutekereza ngo wa mwana ngo uri muri Amerika ngo ari umwana ngo ufite ngo mama ngo papa tugatangira gutekereza kandi hano twakabaye dufite abana twadevelope ku giti cyacu ahubwo ngo akaza ari ramforo yongeraho ubundi utekereza iki kugira ngo buri equipe igire umu psychologist uganiriza abakinnyi okay nubusho icyo ngicyo ni nuzi isanzwe ihoraho iyo ngiyo akaba ihoraho uye niyo federation yabibategeka nkuko equipe igira umuganga
bahita bafata umuganga bakareba bagiye umusayikologisite nicyo kibazo icyo cyo kirakenewe ariko manikizi uzi ariko nk'umuntu uzi ibiyobyabwenge biri muri uzi ko ari n'abajama bafungwa mani ntabwo ikibazo wivuga ngo ibiyobyabwenge ni kimwe mental health in general muri no minsi urubyiruko bose birabagonga ntabwo buri muntu wese ibyo biyobyabwenge nawe ushobora kumubaza cyangwa ugakurikirana story ugasanga hari ikintu cyabiteye mental health in general kuko n'uwo musayikologisite ntabwo agukubuza ibiyobyabwenge agufasha kuganira kumva umuzi w'ikibazo aragufasha ukumva niba waba open kugira ngo tumenye ko icyo kintu cya kuko ntabwo musayikologisite ntabwo ari ukuvura niwe wivura kuko iyo niba ngujya gukira ukira indwara y'irata nyine bivuga kugira ngo umuntu ugufasha amenye ahera uwo mu psychologist still akenewe bose muri rusange kuko n'ubundi ahari ntabwo ari ukuvuga ngo rutayise tujya tubona hari ukuntu ameze ngo iba ari ntuza gahunda ya equipe yose buri wese bafite umunsi nk'uko abakatolika bagira igihe cya penitence buri wese abazajya muri penitence ubishake cyangwa urorere ariko uba ufite igihe rero niba ari nka gahunda ya equipe niba hari ntabwo wajya bamuhembera kuvuga ngo azita ku muntu umwe ederi kuki ikipe yafata umuntu bahemba buri gihe kubera umukinnyi ufite ikibazo aho kugira ngo umukinnyi bamwikiza kuko ni ikipe ni business bavuga ntabwo twabasha kurera umuntu umeze gutya cyangwa kugira gutya bibaye amadisipline abaho utwo tubazo tubaho ariko hari igihe usanga nk'umuntu abantu ngo mwiza turi kuvuga ariko si icyo kibazo cy'psychologist kikaba gihari kandi akaba aganirijwe none yatanga umusaruro urenze ko yatangaga n'aba bantu nyine wenda abantu bakuru batari muri za Gen Z bari bakikina hari uburyo nazamo kakaro kuko umuntu nyine ari ugukamirika tu n'ikije ukavuga utatagira umuntu mbona akabona ko ndi weak cyangwa nyine bitaza gutuma bitafecta indi life ariko umuntu ni umuntu natwe turi abantu iyo tuvuye kuri kamera tujya mu buzima busanzwe umuntu arahaha umuntu aragenda nothing special nuko hari ikintu umuntu barahisemo kuba yakora nk'iki nka perezida ejo bundi muri yanuza yaraganira avuga ngo bigeze kujya kwa Rando ibintu nk'ibyo nyine ni story yajemo nyine ukumva n'umuntu nawe arasohoka ederi twumva amastory yajyana nagize gutya so nyine hari ubuzima busanzwe buri wese umuntu aba agenda abamo naho ubuzima busanzwe hari ibibazo dushobora kuba duhuriramo bidafite ahantu bihuriye n'ikibuga ariko mu kibuga umusaruro ukaba utabwira coach ufite ikibazo kuko coach icyo areba physique areba ibyo akubwiye kubikora ariko icyo gitekerezo cyo kirakwiye 100% sinzi na Ferwafa n'ibimufite wabo usanzwe wabo wo kugira ate ufasha ama equipe shabye barere bro katwije simbizi Bolazon fanbase turabashimira guhora mubana natwe gukorana natwe kugumana natwe si buri gihe nyine twabisobanuye ko biba bigoranye ko tujya mu buzima busanzwe ariko twageze muri no minsi tube hafi tuzongera tukore n'indi cover ya nuza ya playoffs ko zagenze cyangwa ko ziri kugenda bitewe no muri playoffs dushobora no muri playoffs birashoboka hanyuma mwitegura ibiganiro bigiye bitandukanye nk'icyo ngicyo ubwo bivuze ngo mwumvise akomeza avugamo ngo Gaston hari ikiganiro twakoranye nawe nacyo kirenda gusohoka soon n'abandi bagiye batandukanye there's more to come stay tuned subscribe like share and comments cyane ko birafasha nyine bituma natwe twintera kuko natwe niyo mpamvu ikiganiro atari interview wicaza umuntu ngo umubaze bisaba ko twese tuganire ko buri wese afite opinion ye so Bolazon akagaruka hasta la vista.